Hello guys, mwiriwe neza, mumeze neza, muraho. Mbifurije umugoroba mwiza cyangwa se nkomeje kwifuriza kugira ibihe byiza hamwe n'aya masomo. So ni amasomo nkuko ndabimenyesheje cyangwa se nkuko nababwiye, ni amasomo azamara hafi iminsi 5. Ndavuga ngo tumaze iminsi 2 twigana, aho twatangiye amasomo yacu ku munsi wa gatatu, tukomeza ku munsi wa 4 ndetse n'uyu munsi wa 5. So uyu munsi wa 5 rero nifuje ko nyanyuza no kuri YouTube kugira ngo n'abatarabashije kubona umwanya wo kugira ngo twigane nabo bayakurikire cyangwa se nabo babashe kuyageza umusaruro. Ariko nanone nkomeza gushimira abantu cyangwa se abanyeshuri turi kumwe muri aya masomo, by'umwihariko bakomeje kuyakurikira buri munsi. Mu by'ukuri ndabashimiye cyane kandi mwanyeretse ko byibuze ibyo dukora mu bikunda. Iyo turi gukora ibintu tukabona hari ababikunda, natwe birushaho kudushimisha. Ni bityo rero muri Digital Rams Forex Trading twafashe iyi plan, twafashe iyi programme yo kujya byibuze buri mwaka tubateguriramo iyi free classes. Iyi free classes ntabwo ari gupfa kuyitegura cyangwa se ntabwo twapfuye kuyitegura gutyo gusa bitaturutse ku mpamvu runaka. Impamvu ya mbere tuba dushaka gutegura iyi free classes ni ukugira ngo hanze ahangaha, kugira ngo ni impamvu twayiteguye ni iyihe. Wakwibaza uti se byagenze gute ubundi ko inzi ko uyu mwuga abantu benshi badapfa kuwugira ngo banaguhe nosiyo, niyo yewe ushatse kugiraho nosiyo usanga biri kugorana cyane. Of course biragorana, biranakomeye kugira ngo wegere umutrader abashe kuguhaho amakuru kuri uyu mwuga utabanje kumwishyura. Ariko kuri as my side nasanze iho ngaho harimo ikibazo. Yego nibyo, ntago aya makuru yakagombye gutangirwa cyangwa se kubipfabusa. Ariko nanone narebye kuri side zombi, ndeba kuri side y'abatanga ayo makuru ndetse no kuri side y'abakeneye ayo makuru, sangaho ibibazo bingahe bigeze muri 2, gafata ibibazo 2. So ikibazo cya mbere kuri iyi side y'abatanga ayo makuru, kugira ngo bakubonere umwanya wabaguha ayo makuru yerekeranye n'uyu mwuga mu buryo buri in deep, biragoranye cyane. Nanjye ubwanjye ndabizi ko bingora cyangwa se ndabizi ko bingoye, ariko ko ari ibintu nahisemo ngomba kubikora. So kubona umwanya cyangwa se kugira ngo nkubonere umwanya ukeneye ayo makuru ni ibintu byangora cyane cyangwa se ni ibintu bingoye cyane. Ariko mu rwego rwo kwigabanyiriza zimwe muri izo mbogamizi, kuko akenshi kuri side wenda y'abakeneye n'ayo makuru, hari igihe usanga umuntu ukeneye ayo makuru atari na kariyeri agomba kwisangamo. Icyo kintu sinzi niba turi kukiganirana. Bivuga ngo niba atari kariyeri agomba kwisangamo rero ugasanga afashe wa mwanya we, araje arize, yewe nayo nizo fees ziba umuntu cyangwa se ziba zarashyizweho kugira ngo ukeneye amakuru abifate nk'ibiri seriye cyangwa se abifate nk'ibintu biri by'ingirakamaro, ugasanga wenda aranazishyuye. Ariko mu kuzishyura nyuma y'igihe runaka, nyuma y'umwaka umwe, imyaka 2, ugasanga siyo kariya ye cyangwa se siyo mwuga yakabaye abarizwamo, nawe ubwo ugasanga yarayobye. Muri make niko nabivuga, mumva bari gukoresha imvugo. So ariko byibuze at least iyo twabanje gutanga nk'izi information kuri uyu mwuga ndetse tugatanga na basic zo kuri uyu mwuga cyangwa se basic z'amasomo kuri uyu mwuga, wa muntu akabanza akabona reality
z'uwo mwuga biramufasha cyane, cyangwa se bimufasha gutandukanya cyangwa kumenya ese igihe we azaba ageze muri wa mwuga bizamufasha iki, kuko ntabwo ari ngombwa cyangwa nta nubwo ari itegeko yuko twese dukora uyu mwuga. Ntabwo ari ihame, ntabwo ari itegeko, ntabwo ari condition, cyangwa se nta kirazira, ariko ntabwo ari ngombwa ngo twese twisange muri iyi industry. Ushobora kwisanga muri bimwe kandi nabwo bikakugirira akamaro, n'undi akisanga mu bindi nabwo bikamugirira akamaro, ariko wa wundi ubona hari icyo byamufasha, byibuze ujya gushaka umwarimu ubikwigisha cyangwa se kujya gushaka mentors ubikwigisha waramaze kubona reality yabyo. Kuko uyu ni umwuga ugoye, ni umwuga uri very risk, nta banga ririmo, ni umwuga uri very risk, ariko nanone ni umwuga mwiza yuko ushobora kugufasha mu buryo bumwe bwo kuzamuka mu buryo bumwe ujya ku rundi rwego uva ku rundi. Niyo mpamvu rero aya masomo iyo twayateguye gutya guys, ndabasabye, ndabinginze, saga hato yego, ariko ndabinginze mujye muyafata nk'amasomo ari serious. Ntabwo uyu mwanya umuntu aba yawufashe kugira ngo upfe ubusa, cyangwa se ari uko umuntu yabuze ibindi abikoramo, just ni ukugira ngo byibuze umuntu abereke reality ya wa mwuga umuntu aba arimo. Apana kuvuga ngo wumvisha amakuru gutyo gusa, wumvisha amakuru biri aho ngaho, upfuye guhita ushaka umwarimu, ushatse aguciye school fees, uramwishyuye, yewe niyo school fees ndabizi ko igora bamwe mu kugira ngo bayibone, usanga iri hejuru cyane. Urize ariko nyuma yo kwiga usanze, cyangwa se urize ariko mu kwiga kwawe usanze nta n'umuntu kugira, cyangwa se bikugire n'akamaro kurushaho, ariko byibuze ni ukugira ngo abakeneye cyangwa se abo bakwisangamo nyirizina bisangemo, babifate kandi biri mu buryo buri seriye, apana kubifata nk'ibintu biri aho ngaho. So reka turebe rero ku masomo tumaze iminsi turi kurebaho, cyane cyane ngiye nibanze kuri synthetic indices, kuko hano mu Rwanda abantu ngira ngo bazikora cyangwa se bazitradinga ni bakeye, kandi abenshi ndazi neza yuko hari abafite information kuri uyu mwuga, cyane cyane nk'uko twamaze kubibona yuko iyi industry cyangwa se uyu mwuga wa online forex trading harimo ibyiciro bigera muri bibinga ushobora kwisanga muri forex trading, synthetic trading, cryptocurrency trading, commodity trading, stock indices trading. So ibyo byose ni kind of za trading ushobora kwiga ugakoramo amafaranga kandi atari makeya. So ngewe rero nibanda ku ibice bibiri muri aya masomo yanjye, nibanda kuri currencies trading ndetse no kuri synthetic trading, byose ngenda bihuriza hamwe, ariko cyane cyane especially kuri synthetic trading dusanga ku mubloka umwe rukumbi, usibye ko hari n'abandi nabonye batangiye kuza nyuma yaho. Ku mubloka wo umaze kubaka izina muri izi synthetic trading ari witwa Deriv Limited, hatabuje ko hari n'undi turi kugenda tugerageza nawe imikorere ye witwa Well Trade, ariko abo babloka uko ari babiri nibo nakofaringaho mu gukorana nabo kuri ubijyanye na synthetic indices, ariko by'umwihariko aho ndibanda cyangwa se kuri pairs ndi kwibandaho nizo kuri Deriv Limited. So kadutangiye turebe hano twitangiye twibaza ati se how can be profitable trader in synthetic indices market. Iri ni isomo maze igihe ndi kugarukaho kandi buri wese agomba kubamo intyoza. You must know what is synthetic indices. Icyo ni icya mbere, ugomba kumenya synthetic indices ni iki.
category of pairs of the synthetic indices, especially kuri derive limited cyangwa se kuri well trade broker. Abo bose nabo broker bari valid cyangwa se ushobora kusangaho synthetic indices nubwo bafite pairs zitandukanye ariko imikorere usanga ari kimwe. Advantage and disadvantage to trade synthetic indices ntago ziba zihuye kandi ziranatandukanye. How you can trade synthetic indices pair and be profitable trader in synthetic indices. So icya kabiri, derive synthetic indices pair in chart ugomba kumenya ibyanjye nani ntagiriyeho categories za synthetic indices cyangwa se categories pair. Kuri derive by'umwihariko dusangamo volatility indices, tugasangamo crash and boom indices, step indices, range indices, jump indices na basket indices. Nuvuga ngo izi nizo pairs ushobora gutradinga kuri derive synthetic cyangwa se kuri broker twa derive. Ikindi advantage na disadvantage no kuzinyuramo mu ncamake ariko ndaza kuzisobanura muri ntuza muri isomo rikurikira. Advantage nuko byibuze synthetic kuzitradinga biroroshye. Ikindi ziba ziri available kuri MT5 yawe 24/7 hours, uvuga ngo including holidays and weekends. Icyo kintu mu cyumve neza, including holidays and weekends, uvuga ngo izi pair ziba ziri gukora cyangwa se synthetic trading haba muri weekend haba in holidays, iteka ryose ziba ziri gukora. Aho bitandukanye rero na currencies trading. Currencies trading yo kubera ikotorwa na ari amafaranga y'amadovize y'ibihugu, ikora ku ama 24 hours kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ikindi buriya currencies trading ntabwo zikora in holidays. Holidays aba ari off cyangwa se nko mu minsi mikuru cyangwa se nk'igihugu runaka ujya mwumva ngo wenda nk'igihugu nka Amerika iri kwizihiza umunsi mukuru runaka, icyo gihe ushobora gusanga muri ya soko ryawe bishobora byafekita kubera ko iyi ntuza pay yose irimo idolari, nuvuga ngo icyo gihe nta movement bifite cyangwa nta volatility ibifite. Ugasanga nk'ubwongereza uru n'urugero, ubwongereza wenda rufite nka holidays runaka, icyo gihe ipawundi riraba riri off cyangwa se isoko riraba riri off. Hari iminsi runaka yateganyijwe kuri kalenda y'ikiruhuko ku isi hose, ugasanga icyo gihe iryo soko ntiri gukora. Ikindi nuvuga ngo currencies zishobora kwafectingwa hano kuri synthetic, nuvuga ngo not affected by news or fundamental analysis cyangwa se fundamental newses. Nuvuga ngo nko kuri currency nk'abatrader ba currency bamenyereye icyo twita ama news affectinga za pairs cyangwa se amafaranga y'ibihugu agiye atandukanye nk'amadolari, amapaundi, amayero, kila kitu buri kimwe cyose usanga cyangwa se ipfa kuba ari currency gusa. Nuvuga ngo buri pair ya currency ugasanga hafi nko mu cyumweru habayemo nka news nk'eshanu nk'icumi news runaka bitewe nuko n'amafaranga agenzurwa n'ibihugu, agendera ku bihugu kandi akotorwa cyane cyane n'ama stock back cyangwa se n'amabag. Icyo ngibyo rero ugasanga biri kwafecting isoko ryawe. Sometime uri mu isoko wenda uri muri profit, nyuma y'akanya runaka ugasanga uyisujya muri loss, ntumenye ngo ese niki kibaye, ni ukubera news. Ariko hano kuri synthetic indices nuvuga ngo no affected, nta news, nta ma fundamental analysis abamo. Icyo bidufasha nuko n'igihe cyose uboneye umwanya ushobora gutradinga za synthetic zawe.
nko kuri karesi hari ibihe ugomba kutajya tradinga karesizi, hakaba n'ibihe utagomba ugomba gutradinga karesizi. Urugero harimo icyo twita amaseshenizi, uvuga ngo nk'igihe runaka ko bati wenda igihe runaka nujya mu isoko uribanda kuri sesheni, n'igihe runaka uribanda kuri sesheni. Ariko hano muri synthetic indices ni ukuvuga ngo no sessions, no news, no fundamental analysis. Yeah. Uvuga ngo synthetic indices zishingiye kuri technical analysis only. Do not need a lot of capital, cyangwa se kapitali nini. Kapitali guhera ku $1, $2, $3, $4, ushaka kuyatradinga ukabyaza ibihumbi $1, ibihumbi $10, ibihumbi $100. So faster result and order execution, uvuga ngo faster result cyangwa se icyo ukeneye muri statistic kirihuta cyane ugereranyije paraporo y'izindi trading. Disadvantage ni izihe zirimo? Ngo nta kintu cyiza kidafite n'ibyo tuvuga ngo nk'ahari bibi, ariko ku rundi ruhande ntago aba ari bibi. Fixed price, icyo ni icya mbere, ni uko fixed bambe izi statistic zigira icyo twita fixed spread, aho nko usanga nko ku makaresi zifite spread zitandukanye, ariko hano kuri statistic niba ari spread y'igihumbi n'ijana niyo ngiyo, niba ari 1.100 ubwo niyo ngiyo, ntabwo irahinduka, ni no change. So difference in minimal lot size for some pairs. Nuvuga ngo nko kuri currencies habamo fixed lot size cyangwa se minimal lot size ntoya usanga iri fix, aho usanga ari 0.01. Mu gihe hano kuri statistic nuvuga ngo minimal lot size irahinduka bitewe na pair uri gutrading. Iyo utakitayeho cyangwa se utakigenzuye neza before yuko winjira isoko ryawe, ushobora guhomba menshi cyangwa se ukunguka menshi. Niyo mpamvu bisaba kwitonda cyangwa se kubyitondera igihe ushaka gutradinga synthetic indices, ukitondera ikintu kijyanye na lot size. Kuko urugero niba tuvuze nka boom 1000, boom 500, ntago lot size urakoresha kuri boom 1000 cyangwa se kuri boom 500 uhanye niyo urakoresha kuri V75 cyangwa se volatility 75, biratandukana. Icyo kintu rero utakitondeye akenshi usanga kigukoraho. Offered by only one broker. Nkuko nabivuze nuvuga ngo izi synthetic mbere twazisangaga ku mubroker umwe, ariko ubu ngubu n'abandi bagenda bazana synthetic bagenda biyongera. Nk'urugero navuze nk'undi mubroker nane turi kugerageza cyangwa se turi kugerageza gukoresha witwa Wildtrade, nawo wamusangaho. Vuga ngo byibuze ababroker babiri bamaze kuba accepted kuri synthetic aka kanya muri industry, wabasha gukorana nabo kandi ukabyaza umusaruro. Iyo ukeneye link cyangwa se kufungura account, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nkagufasha, cyangwa se ukareba link nashyize muri in description cyangwa se WhatsApp group ugakora registration. How to trade synthetic indices. Ni gute watera imbere muri synthetic indices? First of all, ugomba kwibanda kuri technical analysis nkuko nabivuze haruguru. Ikindi, identify trend line analysis market. Ni isoko cyangwa synthetic indices ni isoko rishingiye kuri trend line analysis market. No major support level and resistance level. Kuri kingi kintu ngo support level and resistance level ni ibintu byubahizwa cyane muri synthetic indices. Ndabigarukaho how to the price open and close and open with candlestick pairs in the time frame market. Vango synthetic indices zishingiye in muri candlestick opening na closing price in the time frame market. Ikindi, apply entry rule, kumenya aho urinjirira hanyaho nyakuri no kumenya aho urakorera exit
in the market, cyangwa se igihe uri mu isoko. You must learn price action muri rusange, cyangwa se kwiga price action as technical and chart partners. Ibi ngibi iyo wabyize ukabimetiriza biragufasha cyane mu gutera imbere cyangwa se mu kugira umusaruro mwiza muri statistic indices. So hari icyo nari ngarutseho rero, twinjiye natinzeho cyane. Mpere kuri iki cya how did the price close and open with candlestick pair in time frame. So iyo tuvuze ngo opening price and closing price in candlestick with candlestick price in time frame, ugomba kumanza kumenya ese time frame ni iki. Time frame in market ni iki, cyangwa se ni isaha ngengabihe y'isoko ni icyo ugikurikiza gute. Akenshi iyo gukora technical analysis ushingira cyangwa se wibanda ku byahise in past and present. Iyo uri gukora analyse utagendeye ku byabanje cyangwa se ku byahise ngo bimaze guha ishusho y'ibigiye gukurikira, already icyo gihe nta kintu uri gukora cyangwa se uri gutakaza umwanya w'ubusa. So technical analysis muri rusange ishingiye in past and present, in past and present with price movement. Uko ya price movement yagenze mu gihe cyashize ndetse no mu gihe turimo ubu ngubu. Ibi byose iyo umaze kubikusanya nibyo biguha ishusho nyakuri y'icyo ugomba gukora muri iryo soko ryawe igihe ushaka kuri trading. So hano rero dufite time frames zigiye zitandukanye. Dufite time frame y'umunota umwe, dufite time frame y'iminota 2. Nuvuga ngo mu munota umwe ni ukureba uko market iri kuraninga. Mu minota nuvuga ngo nk'ubu hano ushyize muri time frame y'umunota umwe ni ukureba ese mu munota umwe isoko riri kuraninga gute, cyangwa se riri kugenda gute, ni iki kiyanje cyane. Ariko hano mu munota umwe biba bigoye kugira ngo hatradingire. Ariko by'umwihariko kuri statistic indices, nk'iyo tugiye gushaka icyo twita entry point, tugomba kuyishakira byibuze nko muri 5 minutes cyangwa 15 minutes, kuko izo time frame nizo za hafi zidufasha kureba ese cya soko ryacu riri kuraninga gute. Ikindi time frame ubundi duhera kuri daily one. Ukamanza ukaremenya ngo ese isoko muri rusange mu munsi, haba uyu munsi, haba umunsi w'ejo hashize, haba mu minsi 2 ishize, haba mu cyumweru cyashize, isoko ryari riri kuraninga gute. Ese ngewe niba ngiye kujya muri iryo soko ryanjye ni iki kirafasha cyangwa se biraza kufasha iki muri rusange. Muri daily candlestick cyangwa se muri 24 hours rero icyo ugiye kureba ni ukureba ukavuga ati ese kandi uyu munsi aho isoko ryabereye opening ryari, ese isoko rikaba kuba opening, kuko nuvuga ngo nubwo isoko riba rikora 24 hours ariko rirangwa nuko umunsi wagenze. Uwo munsi w'ejo hashize isoko ryagenze gute, ese uyu munsi ho isoko riri kwiranga nkaho riraza kuyoborwa gute, mu cyumweru cyashize isoko ryari rikurangwa gute. Nuvuga ngo hano niba turi muri 24 hours, izi candlestick zose nta candlestick ishobora gutangiramo mu cyumweru hagati igihe uri muri time frame ya daily candlestick. Nta candlestick ishobora gutangira undi munsi utararangira. Nari mbivuze nabi ngo mu cyumweru hagati, kiri kuri muri weekly time frame. Ariko muri daily time frame nuvuga ngo nta candle zishobora kukuzamo ya daily itararangira, wa munsi utararangira. Hano muri statistic rero by'umwihariko kuri derive limited nuvuga ngo umunsi tubara ko warangiye ryari saa 8 z'ijoro kugeza izindi saa 8 z'ijoro. Nuvuga ngo
iki kiganiro niba nkikoze aka kanya saa 11 cyangwa se saa 10, umunsi ninjya gukora analize ndashingira kuri kando y'uyu munsi. Ubwo kando y'uyu munsi ndi kureba ni iyi ngiyi, iyi iri kurangwa n'iyi ya seri. Nuvuga ngo iyi kando niyo iri kunyereka ishusho y'uyu munsi y'uko isoko riri kugenda. Ariko nindeba kuri kando y'umunsi w'ejo hashize yarangiye saa 8 z'ijoro, nuvuga ngo ndaza gusanga yarabaye big bullish, cyangwa se abayoboye isoko cyane ni ababayazi cyangwa se tuyita ngo ni aba bullish kando cyangwa se bullish candlestick. Iyi kando rero nuvuga ngo wakwibaza kubera iki yabaye nini. Nyine ukubera ababayazi bari bo babaye strong, nuvuga ngo ni bullish yabaye very very strong. So icyo bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki ku muntu waterinze iyi V25 index cyangwa se volatility 25 index ku munsi w'ejo akigira muri buying position, yaciye umusaruro mwiza cyane ugaragara. Ariko nko ku uyu munsi iyi kandi tutangiye saa 8, nuvuga ngo yabaye opening saa 8. Mu kuba opening saa 8 yaranzwe na buy yego mu masaha ya mu gitondo, ariko muri amasaha ya nyuma saa 6 iri kurangwa na selling position. Nubwo nitujya muri time frame yo hasi nka 15 minutes cyangwa H1 turaza gusanga nanone iri kongera kugaruka in buying position, kubera ko ruvuga ngo selling yaserinze iraza igera ahangaha hano ciye aka karongo, ariko muri buying igitangira yabayinze iraza igera. So ibi byose ukamanza ukareba ese wowe nujya muri iyo soko urabona iki, biragufasha iki muri rusange, kugira ngo nawe biguhe ishusho y'icyo uraza kuza gukora, pana kuvuga ngo ugiye mu isoko ugiye guhita wituramo ngo pa, ntabwo bishoboka. So iyi candlestick rero nayo mbivuze ngo umunsi urangira saa 7:59, undi munsi ugatangira saa 8 zuzuye. Nitumanuka rero ukava muri H, ubwo ahangaha ntarajya mu zindi time frame, nuvuga ngo uyu munsi urukunyereka ko byibuze isoko ririmo ibintu bibiri, riri kurangwamo buy cyangwa se mu masaha y'igitondo yaranzwemo buy, ariko muri amasaha nyuma saa 6 riri kurangwamo na sell ivanze na buy. Ako kantu mwakumvise. So bitejya muri H4 time frame, nuvuga ngo H4 time frame ni ukureba cyangwa se birafasha kureba ese bya bindi maze kubona muri daily 1 nibyo ndaza kubona muri H4 time frame. Ni tujya kureba neza turasanga umunsi watangiriye ahangaha nyirizina. Ni tujya kureba turasanga umunsi watangiriye ahangaha kuri iyi kando ya sell H4 candlestick. Rero kugira ngo umenye aho umunsi watangiriye nuko umanza ukamenya ngo ese umunsi ugizwe n'ibihe bigahe bya H4 candlestick. Turaza gusanga ko umunsi ugizwe n'ibihe bitandatu bya candlestick za H4 candlestick, cyangwa se ibihe bitandatu bya H4 candlestick. Nuvuga ngo ibyo bihe bitandatu niba umunsi utangira saa 8 z'ijoro, urahera saa 8 z'ijoro ubare amasaha ane. Amasaha ane nuvuga ngo saa 8, saa 9, saa 10, saa 11:59 candlestick ya H4 ya mbere irabirangiye. Indi itangira saa 8 saa 12 z'igitondo, kuva saa 12 z'igitondo, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3:59 indi candlestick y'amasaha ane none ibirarangiye. Saa 4 top hahita hatangira indi candlestick y'amasaha ane irangire saa 4, saa 5, saa 4, saa 5, saa 7. Nuvuga ngo saa 7:59 nayo irabitangiye. Saa 8 z'amanywa hongera hatangire indi candlestick ya kane
iyo candlestick ya tani irangire saa kumi n'ebyiri hatangira indi ya gatanu irangire saa yine z'ijoro. iyo itangira saa yine z'ijoro niyo irarangira irasoza umunsi cyangwa se irakurozinga umunsi, ziba ari candlestick esheshatu z'amasaha ane. bivuze iki rero? bivuze ngo kuva aka kanya tugeze saa 10:55 turi muri candlestick ya kane. yego turi muri candlestick ya kane. uvuga ngo iyi yatangiye saa 8 irangira saa 12. uvuga ngo candlestick yatangiye isoko saa 8 ikarangira saa 12 yaranzwe na bayi. candlestick yatangiye saa 12 za mu gitondo ikarangira saa 4 yaranzwe na bayi. yatangiye yaranzwe na sere, ariko candlestick yatangiye saa 12 ikarangira saa 4 yaranzwe na bayi and sere. byose biriyekanye kuko ukona ko ari ibintu bya pesaging cyangwa se byakomeje kugenda bipezanya. yarangiye saa 4 rero iyakurikiye saa 4 ikarangira saa 8 yaranzwe na strong buy position. iyatangiye saa 8 ikabirangira ni ukuvuga ngo iyarangiye saa 8 yaranzwe na strong buy position. iyatangiye saa 8 rero kuva saa 8 kugeza right now kuri izi saha saa 10:56 iri kurangwa na selling position. bivuze ngo indi ishobora gutangira mu kanya saa 12 ishobora kurangwa nayo n'ikindi kintu runaka. ibi byose iyo wamaze kumenya kubitondekanya cyangwa se kumenya kubibara bigufasha kumenya nawe icyo uza gukora muri ya soko ryawe. izo hari opening and closing price movement. wajya nko muri H1 time frame naho ukareba aho wa munsi watangiriye. dore nguyu aho watangiriye kuri yakandi wa bayi. nuvuga ngo kuva kubyuze mu masaha y'igitondo nitujya kureba neza kuri analize turi gukoresha ishobora kugufasha kuva mu masaha y'igitondo isoko ryari kugenda ari na uptrend, ariko kuva saa 8 kugeza right now isoko riri kwibanda muri in down cyangwa se muri selling position, kubera ko nk'izi saha amasaha 3 ashize isoko riri muri selling position, ariko mu masaha mu gitondo isoko ryaranzwe na buying position. wajyamo naho mu gushaka entry turayishakira muri 15 minutes cyangwa se muri 5 minutes. ubwo ntabwo ndajya muri bya ndibyo bya trend line cyangwa tumenze nabyo taza kubyinjiramo, kuko iyo tuvuze technical analysis no ruhurirane rwa analyze uri kugenda ukora kimwe kiza cyunganira ikindi kugira ngo biguhe ishusho wowe y'icyo uraza gukora. hano muri 15 minutes, ariko kugira ngo ndanyirebe neza byasaba ntacyo, reka turebere hano muri 15 minutes. ninjye muri 15 minutes rero kagendera aho isoko ryabereye open, kagendera kuri aka kantu. nuvuga ngo ndaza kubona ko isoko rya hano mu impamvu iyi buy yabayeho cyangwa se habayeho iyi buying position ari uko isoko ryabaye nka uri forma support ahangaha. niba ryaforminze support ahangaha nuvuga ngo ryazamutse rigiye gushaka resistance hano hejuru, ryazamutse rigiye gushaka hano tubafata nka point support
twongere dufate hano nka poet resistance, and then aka kanya ngiye icyo noneho najya ngiye muri iri soko ngiye gukora nuko cyangwa se ngomba kongera gutegereza isoko rikamanuka rikagera ahangaha, kabona ngashakamo icyo twita buying point entry. ubwo ugahita ubona ko yo market yacu yari iri muri iyi move imeze uku nguku. So rishobora kujya hano rigakomeza rikamanuka, ubwo rigakora icyo twita double top. Nabyo ni amasomo nzagenda bigisha mu minsi iri imbere, cyangwa se rikongera rikabanza rigasubizira hano hejuru rigakora icyo bita triple top. Ibi byose ni ibintu bishoboka. Ahangaha ubwo ndumva ngo muri iyi Kenzi time frame cyangwa se 5, hano ngiye muri 5 time frame, nuvuga ngo izi time frame nizo zigufasha gushaka entry. Nuvuga ngo niba usanze isoko rigeze ahangaha kameme ryagusize, ntabwo uraza kwinjirira ahangaha kandi wenda ukunda ko risikaje akanya gato rikagera hano kuri support zone kugira ngo ryongere risubire hejuru, cyangwa se rikomeze reconfirming rebreaking rikomeze rimanuke. Icyo gihe urategereza nirigera muri iyi zone, niho urategereza kuvuga ati ndetse ndakora iki. Niyo ubona risubiye hejuru urasubirana hejuru naryo ukore buy ahangaha muri poet. Nubona rikomeje rikoze breakout, ubwo urategereza ko riraza gukora latest, nirikomeza kumanuka hasi ubwo nawe ukomezanye naryo. So ahangaha niyo kuri aka gashepiti niko nari ntinzeho, how did the price close and open with candlestick pair in time frame market. Ikindi niki turakibonye, entry apply entry rule exit and the price in the market. You must learn price action and chart pattern. Nayo ni amasomo maremare ariko tuzagenda tuyarebaho nayo. So ikindi cy'ingenzi kuri fixed price, fixed spread, nari mbivuze ngo hano kuri volatility 25 1s yo usanga numva ngo izi pair zose turi kureba ahangaha, izi pair zose turi kureba ahangaha tuzisanga kuri trading via derive, tukazisanga muri MT5. Igihe ushaka kuzitradinga nta kibazo, hari volatility 10 1s index, volatility 10, volatility 15 1s, volatility 25 1s, volatility 25 isanzwe, volatility 30 1s, volatility tukagera ku ma boom and crash. Izo zose ni pair ushobora kwisanga cyangwa se ushobora kureba igihe ushaka gukora analyze yawe. So urugero turebye wenda nko kuri kandeba ikindi turebe kuri izi pair. Kuri izi pair za synthetic turebe urugero nko kuri boom and crash. Okay, iyi boom and crash kuri boom and crash turebemo iyi pair ya boom igihumbi. Iyi boom igihumbi wenda tumanze nayo tuyikorere analyze. Boom igihumbi turareba byanjye narimaze kubisobanura. Turahera hano muri H4 time frame, tumanze turebe ese kandi uyu munsi iri kurangwa n'iki. Dore mugizi nuvuga ngo kandi uyu munsi w'ejo hashize yaranzwe na buy, kandi uyu munsi yo iri kurangwa na selling position. Ariko by'umwihariko tureba market yacu turabona ko iri muri imaze igihe muri selling position. Oh sorry, hari ikintu nibagiwe hano haruguru gatoya.
identify trend line analysis market. Uvuga ngo hari icyo twita support and resistance level, byo namaze kubigarukaho, ariko ni gute noneho wakwidentifyinga trend line ya market. Ni ukuvuga ngo muri trend line dufitemo ibyiciro bitatu. Dufitemo uptrend, dufitemo downtrend market, uptrend market, cyangwa se n'ikindi cyiciro cya kabiri consolidation cyangwa se range market. Ibi byose ni ibyiciro bitatu dusanga muri trend line market analysis. Ubwo tugiye kureba tukavuga ati ese hano iri soko ryacu riri mu kihe cyiciro, nuko hano turaza gusanga riri muri analyze. Turahera niba turi muri 24 hour, turaza turebe aho ryahereye rimanuka. Ushobora kuza guhera ahangaha, so twongere tuze turebe urugero naha, twongere tuze turebe nuko iri soko ryacu byibuze nitubona zino trend irimo cyangwa se trend imaze igihe iri kugendamo kuva tariki kuva tariki 10, kuva tariki 12 April 2025, iri soko ryari ryaranzwe na selling position. Ariko nitujya kureba mu gihe cya hafi, tukaza tukareba nk'aha ngaha n'urugero, ubwo ni October, guturuka muri October tariki 7 October, nabwo ryaranzwe na selling position. Twajya muri iki gihe cya hafi noneho cyane nyizina, aha ngaha ryamanukiye kuva tariki 2 January. Tuhereye nk'aha ngaha, turasanga naho iri soko ryacu duhereye ku itariki 3, ngo ni itariki 3 cyangwa se itariki 2 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza right now muri uku kwezi kwa kabiri, nabwo mu mpera kuri gusoza, iri soko ryaranzwe na selling position. So nitujya noneho muri analyze y'uyu munsi, nubwo nabwo isoko ryaranzwe na selling position. Noneho tumanuka tujye muri H4 candlestick, naho tuza gusanga isoko ryacu riri kurangwa na selling position. Ibyo ngibyo biraduhiye shusho ki rero, biratugaragaza yuko isoko ryacu riri muri in down. Nitujya kudrawinga cyangwa se gushushanya ngo turebe twifashishije wenda iyi parallel, twifashisha iyi parallel, turaza kubona ko isoko ryacu rimaze igihe kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kugeza right now ntabwo rirarenga iyi range ya down trend riri kugendamo. Bivuze ngo natwe analize yacu ntabwo irajya kure y'ibi ngibi. So nitumanuka muri H1 time frame, naho turaza gusanga ICDC ntabwo ryigeze riyirengamo, ahubwo icyo turagenda dukora noneho hano turaza turebe tuvuga ati ese niba isoko ryacu ritararenga iyi ntuzo uyu murongo, wowe ugiye kuricuruza waza ugakora iki? Uragenda urebe ahantu hagiye haberamo icyo twita akarenji market. Aha twongeye tuze turebe, aha twongeye tuze turebe, aha ngaha
usange isoko ryacu riri kwigendera muri iyi movement. So bivuze iki rero? Bivuze ko n'aha ngaha rigiye kumanuka rikaza gakora kuri aka kantu, wenda niba ngombwa rishobora kutazamuka cyane rigakora akabayi gatoya, ariko ntirizamuke ngo rigere hejuru, rikongera rikaza kumanuka stili ya gushaka ino support iri aha ngaha. Ndakeka aha ngaha byose biri kugaragara. So ni uku nguku iri soko ryacu riri kumuvinga muri makeya. Iyo ugiye kwinjira rero gushaka entry kuri iyi boom igihumbi, by'umwihariko kuri boom and crash cyose umenyere ko ari pair, uvuga ngo boom zose zirangwa no kugenda mu cyerekezo cyangwa se igihe turi kuzitradingira muri 1 minute, uvuga ngo ni pair dusanga ziri kugenda muri selling position, bikagufasha kuvuga ngo ugiye kuri MT5 ugiye kwinjira nk'isoko, urugero hano wenda uraje uhise wigira mu isoko ryawe, ari byandi nabwiye ngo static indices zirimo kubona fast resulta byihuse kandi bitagusabye gutinda muri rya soko ryawe. Ikindi ku muntu wese biramworohera kuyitradinga cyangwa se biramworohera kutradinga static indices bitewe nuko nta bintu byinshi usanga biri gusaba nko kuri currencies, byatsi kuba wowe wiyaminiya kuri kuba kumva ko ushakamo resulta runaka, kandi uko byagenda kose uravamo uzibonye. Ku muntu w'umutrader cyangwa se ushaka kuba umutrader byihuse cyangwa kugira ngo ubashe kubona resulta byihuse kuri static indices cyangwa se muri trading by'umwihariko nyirizina, ngiye ku bwanjye bitewe na experience maze kuzigiramo, nagushishikariza byibuze kwitrading kuko kuba umutrader wa static indices, kuko static indices igihe cyose uzitradinga ntabwo waburara cyangwa se ntabwo waburamo umusaruro runaka. So okay, hano rero murabona ko za pair nayisize mu isoko, hari nayishyizemo pair 1 2 3 4 5 6 7. Urabona nuvuga ngo nkuko nari mbivuze haruguru, muri boom and crash ushobora kuzamo uje kutradinga tuno small candles. Utu small candle kudutradinga tuguha resulta vuba vuba, ariko nanone ntabwo bivuze ngo igihe cyose rero riri kugenda muri one direction hagomba kuzamo icyo twita ngo spike. Iki gikoni muri kureba aha ngaha, iki gikoni nacyo iyo winjiyemo igihe cyangwa se wafashe full courses, nabwo ako nzanabakora video wenda ibasobanurira wiga uburyo ugitradinga kandi nacyo kikaguha umusaruro munini cyane ushobora kuruta no kutradinga tuno small candles. Ariko ku muntu ukiri gutangira, ngewe mushikariza kubanza kwitoza gufata cyangwa se gutradinga utu small candles, and then bibavuze ikirego niba wahisemo gutradinga utu small candles mu kudutradinga twazo, kuko iki spike kiza wenda after runaka igihe isoko riri kugenda muri ya direction yacyo, twasanze ko isoko riri kugenda muri down trend position. Niba riri kugenda muri down trend position, biraduha uburenganzira bwo kujya muri ya boom igihumbi cyangwa se boom 900 cyangwa boom 500. Igihe cyose analyze usanze ari kimwe ari down trend position, nawe ukagenda ugakora selling. Iyo selling ntabwo bivuze ngo umaremo umwanya munini, ahubwo urinjira na target runaka, uvuga ati ndashaka amadolari 20, ndashaka amadolari 30, ndashaka amadolari 50. Ayo amadolari 50 urabara uvuga ati ngiye wenda ndinjira ndakora entry zingahe after ya za spike, winjiramo uko ya spike imaze akanya ije, and then ukuvuga ati ngiye trading cyangwa se ngiye gucuruza udusimoro candles wenda dutanu. Aka gasimoro candles buri kamwe kagenda kamara 1 minute. Muri ya 1 minute yo ugatradinze, nuvuga ngo ntabwo kandi gashobora gutangira before ya 1 minute.
mu munota umwe ni ukuvuga ngo niba hano ninjiriye muri kubona ahangaha ninjiriye hamaze gushira utusmall candles, kamwe tubiri dutatu. Ubwo ni iminota itatu ishize, iminota ine akandiho na k'umunota wa kane, ni ukuvuga ngo mu minota ine bimaze kumpa amadolari hafi 25. kugira ngo mbone byibuze $30 ni uko wenda nindamuka nkurozingiye ahangaha naza kwinjiramo ku nshuro ya kabiri nkaza kwibona $30 yanjye, ubundi namara kuyabona amadolari ya 50 ahwanye niba hafi n'ibihumbi 70 birenga. Nkavuga ati ngiye ibihumbi 70 ndabibonye kanigire mu kandi kazi kanjye gasazwe. Warangiza hano nkivira mu isoko. Ikibi upfa kudatinda muri rya soko ryawe, then niba ushaka kongera kuza kwinjiramo biragusaba ko urategereza ya spike ikamanza ikaza, kuko nuvuga ngo winjire ahangaha isoko rigeze waba ugiye muri high risk cyangwa se winjire muri risk iri hejuru cyane, ni ugutegereza byibuze spike ikamanza ikaza, kuko urukona nk'ahangaha spike yaje byibuze aho yaje yakubise irongera umara umwanya wo gusenga. Nuvuga ngo urebye nk'iminota cyangwa se nk'ibigihe kirimo hano hagati ugiye kubibara wasanga ari nkaho hafi hagati y'iminota 40 na 45 cyangwa se isaha irenga nta spike irongera kugaruka, bitewe n'uko twabonye ku isoko ryacu muri analyse twakoze hano. Dusubiye nko muri H1, turaza gusanga ko isoko riri muri in downtrend position, ariko igihe uzasanga isoko riri muri uptrend position cyangwa se uptrend line, icyo gihe uzitonda, ntabwo ari upfa kuvuga kwinjira mu gucyo gusa, uritonda kuvuga ati aho ngaho ntabwo ari igihe cyo gutradinga turadusumoro kando, ahubwo wajya mugiye gufata icyo twita za spike. Urugero kunda nk'aha ngaha, okay, kambibereke neza. Urukubona nk'aha, ukongera ukabona nk'aha, ukongera ukareba nk'aha. Nuvuga ngo aha hose isoko ryagiye rizamukira hari kuba hari kuranga icyo twita ama spike, ariko igihe ushaka gukora sell nuvuga ngo ni ukwinjirira aha, ukongera ukaza ukinjirira aha, ukongera ukaza ukinjirira naha. Nuvuga ngo izi ni selling position. Ahandi umuntu akorera selling position ni for example ngaha, ukongera ukaza naha, aho hose nahagiye habera selling position, ku buryo wajya mu isoko ugacuruza small candles ntibigire ingaruka cyangwa se ntibigujyane muri loss, ahubwo ukabona results zihuse z'ako kanya. So ku munsi w'ejo kasohereza ahangaha, ku munsi w'ejo naho nzongera mbategurire irindi somo. Urabona ko byari bitangiye kuryoha cyane, kandi bifuriza ko mutera comment, guys, mutera comment mumbwire ngo noneho kuri video ubutaha turashaka kwiga kuri iri somo runaka. Icyo kintu ndakibimbereye deja noneho ubu ngubu, nuvuga ngo nzayengerageza byibuze mu cyumweru n'aya masomo narangira, byibuze mu cyumweru bategurire ni courses runaka, kandi na Zoom meeting nayo bizaba biri kuza bigerekeranye, so biri kumwe 100%. Ariko ku muntu urebye video ushaka kubaza ikibazo runaka, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira kuri social media zanjye. Umuntu ufite nimero yanjye ya WhatsApp y'isaving, nushaka nawe unyandikira inbox umbwire ati saving number yanjye, kuko akenshi no kuri status zanjye nkunda saving cyangwa se postingaho amasomo yigisha ari related n'uyu mwuga. Ama status yanjye yigisha cyangwa se
ashobora kuguha ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uh, ushobora kunyandikira kuri Instagram Mr Paul Lion Forex Trader, cyangwa se kuri Facebook Mr Paul Lion Forex Trader, cyangwa se kuri TikTok, hose social media zanjye ushobora kunyandikiraho inbox igihe ubonye iyi video wenda nta contact yanjye ufite, cyangwa se ukareba muri description y'iyi video naho ukanyandikira. Ikindi wibuke gukora subscribe kugira ngo uzabone n'andi masomo y'ubutaha. Messi umugoroba mwiza, bye bye.